FANNY ndakuremera kigoze muri kino kiganiro. Banza umbwire nomero zawe. Bemera kuzivuga njye gutangana akanyenyeri. Uretse gato kigoze. Yaba ari kigoze yaba ari iki. Akanyenyeri. Uhiterekana message. Arimo litiro zingahe z'amata y'umwana sha. Uretse gato. Cameraman ntago twabaninze. Nakanze iki? Akanyenyeri sha. Mobile no mu Rwanda amata y'umwana. Wabonye? Ubuzima bubayeho n'ubuzima bumeze gute? Ntabwo kuzunguza nyine n'umwana nkakubita mu mugongo. Biteme mu Rwanda kuzunguza. Abyihorera. Byihorera waje tugiye kujyaho tunabisoreza. Nyine mbere nari nshinze ariko byararangiye. Turabifata iminota 20 cyo mbere nari nshinze byararangiye. Ari ikindi ushaka? Byaterwaga n'iki? Ikindi Blaise so yirirwa ngambwira ngo shanga ko tubana ngo ko twiyunga n'ibiki. Mana naje gusana nta mutima umurimo. N'ikindi gihe noneho yamubunyica. Si mukunda ahubwo yamubunyica. Wenda abaganga umugabo udakira n'abana cyane babi. Uyu ni umugabane data yansigiye ntago ari sambu yansigiye. Uyu ni umugabane. Uruhara rurakubera. Koramo wumve. Aya ntabwo koramo wumve kubera Uzakanizera komeze neza uri hose mu kirege gitandukanye Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course ceketo cekecu mugado kina n'abantu kina nyangurura mu KIGALI news 25 dusajya atandukanye mu bice bigiye bitandukanye twaye gusenya inkuta zose dusura abatandukanye byose mwese mumeze abanyagisenyi Karongi narabasuye abantu mu Mutara narabasuye icyangugu nzabasura kuri kamera amajwi n'amashusho ndi kumwe na cyane binana ihimane degakoriye yaba umwanzara agafatonkeje FANNY imeze bite meze bon man reka nkubwiye n'ubwa mbere ngukoresha ikiganiro kuri KIGALI news n'ubwa mbere ngukoresha ikiganiro mbona ufite umwana ni n'ubwa mbere ngiye kwakira ingaruka zose zizaba kubera ko ngukoresheje ariko felicitation zose ingaruka zibyiza ko nizanye zibyiza Muhigi ibishari reka natwe duhige tureke igishari ishari cyangwa n'igari arayuye we wamuhaye ibere yawe FANNY ndakuremera kigoze muri kino kiganiro banza umbwire nomero zawe bemera kuzivuga njye gutangana akanyenyeri uretse gato kigoze yaba ari kigoze yaba ari iki akanyenyeri uhiterekana message uhiterekana iki message uhiterekana iki akora twinikaga uretse gato ngiye nagarama ngiye nago ndi w'umuntu unazibwe nomero zawe n'abandi bakuremera 078 83 11 439 amazina ni Francine uri Mukamana Mukagataraza ryari nagaraza Cameraman ndi muri momo uretse gato Francine Mukamana ndemera amata y'umwana se sha amata y'umwana message yakugezeho ntabwo yakugezeho Terengi yakugezeho ntabwo yakugezeho yakugezeho ntabwo yakugezeho amata y'umwana kira yerekana ubwe n'amafaranga woherereje nibwo bushobozi mfite message irasonye nimwabyumvishije banzu irebe neza ubwe n'amazina ubwe n'amazina amata y'umwana message kugezeho ntabwo kugezeho Cameraman buretse guhaguruka uzibereke tuyizere ISIAKA amafaranga ngaye tuyavuge 4,000 washyiramo hano batagira ngo hari undi ujya gukanda akanyenyeri agahita kuremera amata y'umwana arimo litiro zingahe z'amata y'umwana sha uretse gato Cameraman ntago twabaninze nakanze iki akanyenyeri sha mobile no mu Rwanda amata y'umwana wabonye barakoze umusa makuru umwanzara agafata bya nanjye ndi umubyeyi nanjye narabyaye ejo bundi shemusa zambwira ngo kereva ngakeneye ngo nito none se mangubeye byose ni 00 ariko bigomba kuba 10 ku 10 umeze neza Aisha meze neza urasa neza urakoze cyane abantu bavuga ko isize mu korogo bashingira kuki namaze sinyigurira kwa mugana ko kantu rero agakana Arano je muri komate bagacura ubanza ukagira ngo batumiye mu rukiko. Kagira ngo nabavuka cyangwa nabacamanza. Ndayigurira nkuko nabo bigurira amavuta asanzwe yo kwisiga. Ikibazo kiri he? Umukobwa mwiza no wisiza. No wisiza gacya agasa neza. None ko nabyaye. Ubu ngubu ni icupira ninde uzanyemera di. Blaise. Blaise ntago mushaka.
Shana wundi mugabo nkuzi. Blaise ni umukene mani. Nese nimba ariko yarakubyaje. Ibaze. Ariko umwana mbamukemanga se w'umwana. Madiba ubundi Madiba araho. Sha ntago muheruka ashiciyemo igihe. Abari mu biryo gwari iwacu kwa nyina numwe. Aha nagura moto. Ntago muheruka gusa nyine nawe yigeze kundemera ambwira ati jya kugura amata. Sha ntago amaye amafranga menshi amaye 2 ariko uwo mutima yarawugize. Nese nimba se w'umwana atarigeze awugira umushiti wanjye wundi akawugira ex wanjye uguruba. Sheri mbabarire amasabire nagize. Hasigaye iminota igera amazi mbabarire ku muntu Fanny niwe muntu ntago nzakwibagirwa we na Blaise na Blaise yari 3 bwegera 2 akomana mfite nanjye kuyamamariza bazama amafaranga ariko nta kibazo ni mpamvu ufugiye mfite bazama amafaranga bamamariza urumva uzi impamvu hari aka video nimba kari he nashaka ukaranga kwibutsa sinyaka ngira umuntu ndabizi ko gahari ariko nyine ivana umuntu wakareka ibyo byari muri analog ubu ngubu narakuze oya ariko ngomba oya si anavuze ko byararangiye umwana yitwa ndetse cyo nagura bamwita izina naramwise uba amazina ye ni privé cyangwa yagiye ku mbuga nkoranyambaga nari nkutegereje kuza kumbwira iryo jambo tazarivuga umwana yarakuze Fanny ugira amatiku Fanny ugira utugambo Fanny urakaraya ntago nyiri indaya uburaya bwanjye se nturebe icyavuyemo ubundi se wari indaya oya ntago bwari uburaya bwari urukundo ariko nubwo rutigeze bishyika ariko indaya ni indaya umuntu ngira ngo reka agafata sha yari amaje kurya ituro y'amasaha 3 ndabibika byose dore ngibi Esya wajya umva naho dore ngibi ubwo igihe wamere ntago bihagije ariko amasegonda so narimo ndiganirira nawe ntago turi mu byo kuvuga ngo gukena gutya felicitation ariko Blaise yabyara inzobe koko inzobe ni yanjye nubwo abantu barega babivugisha nyina afite inzobe 3 iya mbere niyo yavukanye iya kabiri ni mukorogo iya gatatu ni freshes uko yabyaye ni freshes uko nabyaye Fanny hari abantu none avuza gukereze ngo gukora ikiganiro ngo mujye ari muri ibi ni umwana nyine nese ko ugomba kugira uzi ko byarukennye ndi gushaka sinzira kandi oya uzi ko byarukennye ntabwo nakwicara bamuremere uzi ko byarukennye gihoresha ariko nomero ze azivuze ntabwo naje namuhetse mu gitenge gusa bya bigoma byumye so sizene naje mu gitenge uracyaba muri abantu baranserereza sha uracyabandi wabaga ukiri umuzunguzayi ntabwo ni nahimuka ko ntabwo ndabona ubushobozi bwo kuhimuka ubuzima ubayeho ni ubuzima bumeze gute ntabwo kuzunguza nyine n'umwana nkakubita mu mugongo bitemewe mu Rwanda kuzunguza abyihorera ese ko bitemewe tubura ariko leta itanga amafaranga kugira ngo mujye muri mu koperative mujye mu isoko nabonye rero ubwo ntabwo uriyandikisha ntabwo nzi ukuntu biyandikisha gute se babingiriyemo nanjye bakanyandika twakora mu murenge cyangwa nkaba n'umuyobozi w'umudugudu n'akagari hanyuma aka kanya Blaise mubanyeho gute mu bijyanye no kurera umwana amata y'umwana kwambara umunsi yashize nyine yari ari kunsaba ko ngo twajyana imuhanga ngo tukajya kubana ngo mu bintu bamusigiye biranga ariko ibintu bari ukubesha Blaise ntago abimuhanga banze se wumve nyine yari imitwe kugira ngo ntwarire umwana nyuma naje no kubura umwana mfasha kumushaka se wazanye akagufasha ikintu cyambabaje reka amaherezo n'umwe baje nkakagufasha kazana nkagufasha cyo tugahereze cameraman ngo niko adufasha karimo kameze cameraman kamuhereze cameraman ubundi agafate neza gahunda ziyene neza turakere kumwe na Fanny iracyari Kigali News 25 abenshi mwaramumbajije abenshi mwagoye kumaza Oliva ngiye guhita namubaza ko bya Oliva aratwitagiye kubyara kene n'umugore wande oya byararangiye mani nukazana ibya naroge bizane muri inuza muri ibi ariko igihe kizababwira
kizababwira nyine se ngo okay kitubwira icyo ngo ubu Oliva mureke ahari arashimishije ahari agiye kwibaruka umwana wa kabiri nta kibazo afite wamuretse tukavuga ku byaye ni ngombwa Oliva mukeba wanjye ubona uyu mwana ni uwa Murundi cyangwa ni uwa Blaise ntabwo mbiza ye kubaza Oliva bajya muri commentaire Oliva ni utwite ngese warabimbaza nawe muteye akaye warakarangije akaye narakarangije nyuma y'icyunamo tubibutse ko kino kiganiro tugikoze ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 2023 tuzoye tubane mu bindi biganiro byo kwibuka na nyuma yaho tuzakomeza muri ya minsi 90 turakiganira na Fanny ntabwo tuza kuganira byinshi aka kanya ubuzima Fanny yari arimo ari umukobwa atarabyara ubwo abayeho ubu ngubu bumeze bute buri difference cyane kigiye gihe se ntarabyara ko nikozagaho nshaka hose naba nimbara mu mafete y'abana b'abashiti banjye amaniversary ibiki ibyaye byose birahagarara kuba ukeneye kwita ku mwana kandi ntabwo amujyana mwizo rwa serera ngiye nibwo ubuzima nibereho kubyuka nkahiga ikofi kimwiro nkajya gusenga ubundi nkagaruka nyine nkateka nkirira tu umukozi na wundi ninagira na wundi ninabona nako sindabona ubushobozi bwo kuzana uwundi kuko sigaye gahunda amafaranga ifite ni make ibintu byo kwirirwa nshaka abakozi bikangora wapi umukozi ubwo ni ikibazo ese ubundi washaka umukozi nta bushobozi mbere narageragezaga nkamuhemba aho kuva nyine hari umukozi wamfatiye nabo mwana ndakeka nawe urabizi ye yanamujyanye aho bari bamurangiye akandi kazi nyiravuja bari bumpamagara rero kuva icyo gihe nahise ncika kime ariko nanone sini no gucika kime hari undi bandangiye nyine ndeba nsanga nyine kumuhereza amafaranga no kugira nadutunze ni ikibazo bitamo rero kubihagarika so Fanny muri commentaire agiyemo umuntu ngo he ngo dore wa Fanny wa Kenga isa ngo uribuka ngo urya kugaraguraga ngisa ngo uribuka ingumi wakubiswe ngisa ngo uribuka Fanny na Blaise yonge mu mwana abashi bambona ngo he ngo dore Fanny ngo dore saka dise ngo Fanny yakubise oya hari naha araro nanyuze agiye kuvarumba ngo mbega mukobwa w'inshinzi kandi ndambabwiye ati nyine nakijwe tu ngumva siya ngo nawe kwereka ngitangu gisa ngo utazanyinisha shange noneho mu minsi yashize mine narababaye bya danje umusenze ngo yanshakiye ngo imiti ngo ituma mukunda kandi nyine turabigarukaho byihoresha tugiye kujyaho tunabisoreza nyine mbere nari nshinze ariko byararangiye turabifata iminota 20 mbere nari nshinze byararangiye ari ikindi ushaka byaterwaga n'iki nuko wari utwite ufite umushiya gutwita cyangwa nuko ariko wari usanzwe umeze nta nubwo ariko nari nsanzwe meze ariko hari ibihogeramo nyine ukumva urasaze mu bwonko neza ukumva nyine bwaturubuye ukumva uri kwihanganira ibintu byanze niyo mpamvu hari igihe uriya mutipe yanishaga umutwe nkumva ubwonko burayaze nubwo ntabwo nakwihangana ariko ubu ngubu impamvu ituma nihangana nayibonye dore ngiriya ndayifite impamvu ngo umwana mufate neza naramukarize impamvu ituma ntuza dore ni iyi ngiyi impamvu ituma nzunguza mbere sinazunguzaga imyenda nayo ni iyi ngiyi nkeneye kwita ku mwana wanjye kiza akazi ukore kuri amaboko mu mufuka wowe urahaze udakora n'akarye aka kanya ushyize Blaise hano na Madiba umuntu akavuga ati mara iminota 20 utekereza ninde muntu wakwibuka mwajyanye ibihe byiza kurenza undi muri abo babiri shareka nkubwire wenda n'aba ex banjye bose ko ari babiri oya vugisha guca muziko ne gushya nyine n'aba ex banjye Madiba nubwo wenda twagiranye ibihe byiza bwa mbere sibyo amasaha ngahe ntabwo ari amasaha yonyine ntabwo ari bwa mbere twari duhuye twakoze ibiganiro bingahe shabye wari watuje ukamvanaho umuntu Madiba wenda hari igihe yamfataga neza tu kanjyana ahantu kanjyana kwingurira icyayi mu biryo guhara mu marange iwacu sha NYC Nyamico Blaise nta munsi Elizakunda kubi usibye harana ry'igiti twa muri makoko
muri makoko shanga afite serivisi nziza kabisa muri makoko ereza ngugure igiti naye mujye gukingurira kuri kamera naye mujye gukingurira ako nkumbuye uretse namureka muremerereze muri makoko ni igiti muhe igihombe bana ntabwo ikindi cyo kugura igiti cyoza n'amafaranga utavunje reka muremere tangawizi akira zana akaboko kawe hano kazane akira dore ngaka icyaha kigura igihumbi na capati naye ngurira capati ariko hariho n'uduburusheti turyoha umuntu wa Kicukiro atinya mu biryo wanjye ndahakunda iriza namuremeye muri makoko ni umukameramani wanjye ubikora neza ijana ku ijana sinakuremeye amata y'umwana wandemeye amata ntabwo wandemeye burusheti hari n'abagiye kukuremera wano ukarya umuntu uriye burusheti ayonse ntabwo ari sawa urya kamwe gatuma umururumba ushira ahubwo uvuga ngo imbuto igikoma igitoki cyoroshye igitoki cyoroshye urumva aba ari fresh ibyo shamani n'ubushera ese wajya ureka mwana ibyo byose uri kuvuguza uko bigurwa amabuye kari amafaranga ese mama mufite amafaranga imbuto zisigaye ziri umuntu uzaremera afana zambwe ati naramuremeye ntazagaruka avuga ngo nta muntu no kuri kw'Imana azabivuge pe imbuto ikiro ikintu za kirahenda nabizi sigaye kigura 700 800 gutya aho ngo ni muri ndagaswe banyu ubone ni 2005 none aho ngaho nyine njye haciriye itunda rimwe ryaguraga veni rigura ijana njye kwihanika mfite ubwo bushobozi kubera Imana bizakunda ariko nanjye ndi kwiteganya nyine ngomba gukora cyane kugira ngo ngire ibyo ngera uzajya ku muhima urumva kanafanga yo kuvana umwana kwa muganga bakubyaje nire bitara byari bigoye manje iyo mpamvu nanjye najya ncika intege kandi ngomba guhatana mwana ngomba guhatana ikibazo nuko bazamfunga ndi kuzunguza n'umwana wanjye mba muhetse mu mugongo zose ntago byemewe n'umwana mba muhetse mu mugongo abazunguzayi bitwara nabi hari abazunguzayi bishe umunyerondo oya ntabwo ari byo mwana ubundi reka nkwereke umujyama witwa Nyinya ese reka nkwereke ari muzimana muri rwego dashira niba ubonye bakwatiye iyo myenda sibyo ukabona bakwatiye ibyo bintu uri gucuruza ukizwa n'amaguru wiruke kuko nureba nawe ukaguma sinzasura mu muzunguzayi oya ntabwo wabivuga kuko nubundi nahise waburara ukizwa n'amaguru wiruke ujye gushaka utundi uza kuzunguza kuko nuza n'umutwe munini ngereza ibaze nifitiye umwana ngiye no muri ngereza ariko ibaze ntago wibye ntago wishe ntago wagambanye imashagire by'abana baragufunze nacyo ni ikibazo rega ni ikibazo gikomeye no kubuzunguzayi butemewe ntago byemewe ko igishoro nyine tugikuye iyo bavuze ngo isuku n'umutekano wumve ko umuzunguzayi ugomba kugendera mu isuku ibyo mbitangira mu rugo gusa bitangira mu rugo Fanny dusereza kuri kino kintu nabonye warasaze ubundi warasaze cyangwa ni prank shana bya prank nanjye ni nabonye ugera mu muhanda ngo basi kamwe nibyo ngibyo ariko ngewe mperuka ncwana na Blaise ikintu cyambabaje umva mbwira ikintu cyambabaje ikintu cyambabaje yapfati nawe yarahara arabizi nuko wari murasaba imbobo mu muhanda uyisaba agaturu kamwe imbobo nakubwiye ko ari agaturu ngo basi kamwe konyine wamufataga amatutu basi kamwe ikintu giye cyambabaje ni buretse imbobo mu muhanda uvuga ngo kamwe buretse ikintu cyambabaje ni iki o kugira ngo umuntu aza gufasha akaguhuriza kamera bro ariko bira bintu ninde wabikoze ni Blaise nyine bagakwiye kuza kugufasha ariko nyine ndabizi ariko yagakwiye kuza kugufasha atagurije nese yajyanga neza abantu bro yajyanga neza bisi mwagiye mureka ibaza ariko umuntu wifata abonye ufite ikibazo asanzwe kuzi neza abonye ufite ikibazo aje kuguririza kamera ngo urebe ukuntu wasaze nyine waturumbuye ikindi Blaise se yiri gambwira ngo shangwa ko tubana ngo ko twiyunga nibiki mana naje gusana nta mutima umurimo n'ikindi gihe noneho yamubunyica si mukunda ahubwo yamubunyica undi abaganga nemera abaganga nemera nabigisenyi harimo ba Claude ba Mirabyo abane nabonze shangiye sinzi nabonye baza nabonye baza gutyo noneho natunguwe nuko mubona amagaze hejuru gutya ngo ari kumungiza nagiye kubona mbona uritore no muri rurango mitamo agasha ese wagiye ureka mani byago bigwira abagore nyine tu asumbye Japhet ntago muturanye wandi ufite tubicane twangona gufatana kuvuna Japhet
hamujyama wogosha nawe baterewe umwana Eh, ni nyiramiriho nkawe naye no mukene nkanjye yogoshera senyisa. sengi turuwasa abana ni desa muhure mu muhanda abayaga. Hari umwana yigeze kujyana anca senyisa. Ubwo yaramenye. Narakone nk'umustar desa araziri zanye. Kuzinyicyaye. Desa arimo biscuit. Yo mwana ugashyira mu gikoma gakora kubera ko yaramenze mwana nimba se ibaze nimba ayogoshera turuwasi nkaba namahaye senyisa urumva tarandi ubundi kambwire urumva ariko mani igihumbi ubundi amasaro nyamasaro natwe ni bibiri bogoshera ugize amahirwe bakogoshye senyisa niyo mpamvu tujya aho twishoboye ngwiki mana njye niyogoshera muri turuwasi ibi bintu bibaho desa wowe Eliza arimo arambwira ngo Japhet arakogosha kogoshera tuwasi wagenda ukamutera injuga akakuraho senkani cyangwa ijana ese nawe wayikora njyewe umuntu witwa Anita karubangwa n'inyogosho kibiri mu gikari harimo mu gikari watukwiye muzamaze n'itara mu gikari shangiye nyine hari umwana w'umuturanyi nari njyanye yo nyine bamwirukanye ku ishuri mama adahari yajya mu kazi ndamujyana bari bamunyujemo uruhara ko nibafata imakasi bakanyuzamo gutya ndamujyana nca senyisa nimba yaboranaga ko umwana akeneye kujya ku ishuri si ariko uri mwiza nuko uri igishega ngera ijwi bakumve sinyumva uri mwiza nuko uri igishega namaze wabona agiye guhita nk'ubiturushye narinzi ko atazabyara Ese atuye tuvugisha ukuri uransebya utangiye kuzana ibya kera barankubise mvanemo ishati barebe ikovu byawe mfite ngo ibisuko ngiranuka yaransebyaga ariko mumeze neza kubituta byanjye umwanzira agapata byawe ubu ngubu sinkisukisha uzandebe ntabwo nkisukisha nawe kwisukisha zankuye eba ku mwenda wawe wa senyisa urakeye urumeze neza igitenge cya 5 fresher ari ukuntu ntabwo ari wa senyisa uyu nguyu hari igihe tuyirangura 400 gusa nk'uko ubigurisha oya n'igihumbi wenda nkubukaho 1/2 abadukurikiye Fanny ni inshuti yanjye ni umuryango wanjye ni umuvandimwe natanze ikiganiro mbabwira ngo witonda hari imyenda ibihenze tajyango yose ngo birango oya kugira ngo dutambikemo kuroze natanze ikiganiro mbabwira ngo Fanny mubona ku yandi macaro agiye atandukanye hari mutazonye kuyamura ko wamaye ikiganiro ariko nzi yuko Imana niyo nkuru bandese bayikuvuga aha ko ntawo migishoro bazamara nk'ukwezi batakubona ko nta muntu migishoro cyo kugira wawe yamaye ikiganiro abantu birabababaza ngo kuki bagiye kwa ISIAKA nese ari umugishoro muri bose byaziramanga arunyishirira inzu we muri bose ngo anegeka wonja bakubonye ukuze bambonye nkuze na Blaise bose babanzaniye nkuze ngo ni za passe bampaye impfu nimba na Madiba twarimenyaniye bisanzwe aswe aho maze kubona abantu bavuga ngo bahabwa passe mugiye mwimenyanira ku giti cyanyu apana kuvuga ngo passe nago zirya amana mugero zawukora mani ujye wimenyanira n'umuntu umwivugishirize ku giti cyawe mumenyana apana kuvuga ngo uriya muntu ngo namukunze ngo passe nago zibaho nago zikibahabwa ikintu ngiye mbwira abayobozi mwabayobozi mu nkurikira murabizi turaziranye ibintu byitwa ngo umuhuro ibintu by'imihuro zamvuga mu biganiro bye hari imihuro abakobwa bahuriramo n'abatipe selegisiyo n'abayobozi batongira urutoki reka twisoreze ese ubundi wagiye ute ndi umunyamakuru mfite amakuru mana imihuro njya nyumva wagiye ute ko twakubuze baranyirukanye abafana benshi birwandika ISIAKA yagiye ibiki n'ibiki baranyirukanye mani bro baragukeneye nawe ushaka kuzumva nahari kandi ahari nabakumva nahari yaragiye mani twaramubuze gusa Kigali News 25 subscribe reba fresher ifite ubu nongeye kubya mugani mani ariko nawe se nubwo adusererezaga ahoraga mu ngofero imwe
ariko n'inkweto yari imwe waraye ayo inkweto yawe yambore ukuntu berewe ndaguha na byose isaha warayiguze akira akira uretse utankiraho tugusire kuri kamera twambaye sigaye ugura isaha ihenze gutya mwana uhita usoza uretse gato wayibonye harabara telefone iri hese bayibye kuri meza iri hese akira ariko ndapfuye zana ndebe muri yose kwa uzi ko ari ngiye ubura muri yose kwa hari ukuntu abantu ukagira ngo bagutere umwaka bro urayibona kadusoreze ikiganiro umudiaspora nanjye amenye ko mpari ese ni umudiaspora ninde n'agasinda mushyira kuri kamera uyu muntu uzi ukuntu bita antibroke yamenetse neza ko igura 5 ibi byose ni umuntu wita urumva ni umuntu witwa Jamira urumva agahita ajya mu muntu witwa Kayitesi no wahehe Kayitesi aremeye Sadonda avuga ko nta kintu yamuhaye Kayitesi yaremeye Sadonda avuga ko nta kintu yamuhaye kandi Sadonda asigaye aba mu madive bananirwa gufasha twe twifitiye abana bagiye bemera yuko tuzunguza bakajya kugira oya nushaka unshireho oya cyakoze hari umuntu nshimira nta kibazo bagiye bamenya abadukurikiye umugabo udakira n'abana cyane babi uyu ni umugabane data yansigiye ntago ari sambu yansigiye uyu ni umugabane uruhara rurakubira koramo wumve aya ntabwo koramo wumve kubera Fatuma yego ntago nakora mu ruhara rw'umugabo utari uwanjye mama horo yese nakwemera ntago mbyemera yese nakwemera hoye nyine sinakora mu ruhara rw'umugabo utari uwanjye Fatuma hari nabamusuzumuye umva nari ngiye kuguhesha umugisha oya ahubwo nibo bagakwiye kunywera mu mutwe ukampa umugisha derata ukansabira umugisha munyezimu ngo turi mu gisibo uyu mugore uzamavaneho ibibazo afite uzamuvane gutonoma nk'intare uzamuha umugisha mu byo akora byose amen uzamuha amavuta kandi uzamuha umugabo utari suga amin murakoze cyane sureba ngonyereza intoki zawe nawe uzagure nk'iyi baranguriye ntago nayiguriye telefone ni umuti wangu ntago nayiguriye nkogenge mfite akayirage hari abamama badasipora hari abantu nyine bagira imitima myiza tu kameramani nankore kuri kamera nari hari n'abantu mani hari n'abantu batari abantu beza bashye gushyiraho kondisiyo mbere yo kukuremera ibaze ndi umubyeyi umuntu aritonze ngo nyereke ibere ngo nkohereze amafaranga aragatsindwa n'uwiteka nimba ufite gahunda yo ndemera nimba utayifite ndi umubyeyi yubaha nk'uko ariko Fanny turashoje ntabwo ari unkumbuye sese nari ngukumbuye oya tuvugishe nari kugurukana tureka kundeba ntabwo ari unkumbuye turi kumwe nuko nyine tubonye guhura nakijijwe ariko nari nkumbuye nyine hano warankubitiye hano warankubitiye hano hose warankubise za story za siporo twakoze urakeri bonani kuri bona koko dafanira kangwiza ukuri umuntu kubona kuri kamera ariko nyuma ya kamera utarakaye manura umwana mwiza Nubundi nibisanzwe ndi umwana mwiza usa ninde wamvugishije ngo tuvugane nawe ariko shaka nkubwire siya Jureba umva se nyine Jureba umva se nkubwire mine nsigaye nemera abanyamasengesho apana badamura abanyamasengesho apana bazekeri oji apana ngabo ngo barango bamutese reka abo ngabo nani abakristo babani apana ba pastor Korode abanyamasengesho babahanuzi bro nkubwire hari umutipe nyine wabaga state witwa Manzi Yves ari hose ndabizi neza ko azareba kino kiganiro yarakuremeye nyine sinitse ngicyo man twe dusigaye twikundana nyine bino biboro ngiye kubivamo ariko nyine yambeshye ko ari umusore tu gusa naje kujya mu masengesho ahantu yambeshye ko bamufunze nje kujya mu masengesho ahantu arambwira ati wewe uriya muntu ntabwo ari uko bamufunze ahubwo nuko afite umugore n'abana 2 akaba yaranze kubikubwira yarabonaga utangiye kumukunda agahitamo kukubeshya gutyo ariko nta yindi mpamvu cyane ahise mvuga ati Imana nimba ari igihe mpamvu yabikoze ni ukuri ko Imana izamuha umugisha Imana imuha umugisha muri kino kiganiro ahari nyine yambeshye ko nta mugore agira icyo ni cyambere abeshya ko bamufunze ariko aho uri hose uko twabanye neza ndagushimiye ewana ubyumva aho uri hose unyemerere umuntu ngiye guhamagara no munsi ni itariki ya 5 zo kwa 4 2023 uyu ngiye guhamagara twanyuranye muri byinshi yanyuze muri byinshi ni umurundi
tumaranye imyaka igera muri 6 mu Rwanda. Mama w'umurundi wakunamye nagaro ndamusohoje ariko ngo amafaranga y'amarundi ngo ni make mu Banyarwanda. Oya uko yazaho yose mana ugomba kuyashimira kuko ni Imana ibimo. Oya nari mvuze ku cyo ku isoko yaba yamenye niba amarundi 50 hari. Uyu murundi agize isabukuru y'amavuko ntago tumuvuze n'itara mumenye. Reka tumwifurize muri kino kiganiro. Cameraman nujya kweditinga muri interview zabanze ku munota wa mbere. Isabukuru nziza kuri we. Tukwifurije isabukuru nziza y'amavuko kuri no tariki turi mu kiganiro kuri Kigali News 25 ndi kumwe na Fanny ndi kumwe na Elize ndi kumwe n'abandi bapambi benshi badukurikiye. Mwifurije umugisha n'impinduka mu kazi no mu byo ukora byose. Murakoze cyane nubwo kwagira byabananiye. Aka kanya igikorwa wakoze ni cyiza ariko ngo ni Kigali hehe? Kigali News 25 turambukanya barongo ngo tugere Muhanga. Muhambuke mugomba kwagera ubuse ibintu nk'ibyo byaba nimuhagere gose urumva mande mwayakira mande nabaca. Okay, turabikwemere mu kiganiro twizeza abadukurikiye ko ku munsi w'ejo tariki 6 ibizaba byabire mu isabukuru yawe y'amavuko bagomba kuzabibona. N'urugendo rutoroshye ariko nitwigera tunerwa cyangwa byagenze bite? Yekiye twigirishije. Gira icyo ubwira abarundi kuri no tariki y'amavuko yawe unatubwira n'imyaka bujuje. Icyambere nuko nababwira ngo naba agaciro nubwo nyene harimo bamwe bagerageje kugira ukuntu tukenera ko bitabaza nibe fresh ariko nyene icyambere no umutima w'urukundo. Yego. Aka kanya tuvugana ni bande muri kumwe b'abastara bagiye batandukanye cyangwa ni bande baza kuba muri kumwe nabo aho ngaho muherereye abantu bari i Muhanga baze kubona ceketu cyane n'abana cyane nabande? Allo? Abantu muri kumwe b'abastara bagiye batandukanye aho ngaho ndetse n'abari mu karere k'amajyepfo y'u Rwanda abari muri za Muhanga, Gitarama, Kamonyi, Rusatira ubwo ni kwa Mabukwe mpaka Itumba mpaka Isabe mpaka Butare mu mujyi. Kumwe n'abantu barenga 30 abashobora kuba bazwi bahari. Harimo abo dukorana muri boro zitandukanye bo bitwa Danger muri Nyagiso Comedy bo bitwa Noza Lamboy bamwe baramuzi. Kumwe bitwa Bajuma Baba na Koko Deja. Musoza cyane mukafande n'abandi benshi cyane nagwasha kwadondora gusa nyine ndikubishimira ko ndizera ko souvenir abashaniya nawe hari nagaragera arimo araza ariko baraza ni benshi cyane bari mu nzira mu kanya gato inshallah muhanda mwiza Kigali Muhanga tuba turi kumwe. Fanny hari icyo ashaka kukubwira turacyari live mu kiganiro. Ni Fanny mwana warahabaye mani nubwo ntabonetse isabukuru nziza. Fanny naramubukije agiye kuvuka ariko nyambukije cyane ntago nabonetse mwana usuzko ari kagatigito k'Ikigali. Ikibazo cy'uruhinja ikibazo cy'umwana amatikira bizi nagwa byoroshye. Biba bigoye cyane ariko buriya icy'umutima ukunda n'inkweto turayigurisha. Icy'umutima ukunda amatagura mu itabi. Sha biragoye mani unyumve mwana ariko ubutanza abamari mani. Urizera neza ko nzongera ko muri iyo myaka tujye tubanza dushimira ibyo twagezemo. Nabyo ariko ubutamani ntago bizabura gusa nzica n'amande wangu. Murundi turagushimiye ibindi byose bakurikira imbuga zanjye zigiye zitandukanye Kigali News 25. Bakurikira no kumisozi igihumbi. Urw'imisozi igihumbi vava ndamwemera cyane umusaza ndamwemera cyane umubwira ati nitwigera turego cyaka twarwaye. Basimbuke bakoresa ubwego kugira ngo ruteze imbere. Barakoze cyane ni Murundi ni isabukuru y'amavuko kuri no munsi. Na Manager TV bagereho. ISIAKA TV 25 ISIAKA TV 25 hose ni fresh. Reka tugushimire. Oya reka kambanze nshimire nyine abakunzi nyine bano bafana banjye bose cyangwa se n'abanyanga ndabizi ko barimo benshi. Aho nabakoshereje mbanje kubasaba imbabazi nitwaye nawe mu minsi yashize. Nago nameze neza tewe n'ibihe nari ndimo ariko ubu ngo meze neza. Cyaba kiza se buriya sko baje bamfasha mwiza imbaraga bakafasha gusenga no kugira 0.8 nanone 0.8 dunasoza 83 11 4 3 9 amazina ni Francine Mukamana wana wampamagara ukangira inama wamfasha nta nama zitarimo momo na odd limit
wapi izo nama ntabwo ntabwo umuntu tuzikemeje. yaza kugusura Oya momo odi ano twabakoreye byinshi twabahaye amasho barishimye ku bwacu. Old limit West Union biba bikeneye man icyo kintu. Iminota ngira 30 ngewe ngiye kubikuza mu mujyi byangwa nabi. Iminota 36 n'amasegonda makeya, reka twuzuze iminota 36 tugushimire n'ikindi gihe tuzongeye kubana nawe. Murakoze cyane sia nayo mbakumbuye Imana barine ni Kigali News 250 ariko nanone nyarukira kuri YouTube channel yitwa Nagufata na Kuvuna ukore subscribe kugira ngo gahunda zigende neza muri rusange ziruzuye mu kadomo na 36. Imana barine.